Yes, rero nibwo tugiye kuba twagaruka ku ijambo uyu mwanya Madamu Jeannette Kagame ahaye abo bari kumwe muri gahunda cyangwa se mu muhango wo kwita amazina abana b'ingagi hariya mu Kinigi ni mu karere ka Musanze. Wenda watangiye kubikurikirana hakiri kare na n'uyu mwanya hari ibyo ugikomeje kubona bijyanye na gahunda zo kwita amazina abana b'ingagi, ariko ndi kugira ngo noneho uze tuganire mbese tunarebere hamwe ijambo Madamu Jeannette Kagame ahaye abari Musanze abari gukurikirana ibiganiro cyangwa se abari gukurikirana gahunda zo kwita amazina abana b'ingagi, ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange, akomeza kugenda yerekana uburyo ibingibi byose bikozwemo, ndetse akomeza no kugenda agaragaza ibyishimo ndetse n'igikundiro aho hari kubera iyi gahunda yo kwita abana b'ingagi amazina mu n'ubundi, kuko biri gukorwa muri uyu mwanya nk'uko n'ubundi bakomeje kugenda bigaragaza hirya no hino, bakomeza kugenda berekana uburyo bimeze. Ibi ngibi rero bikaba byafashwe nk'ikimenyetso ndetse na gahunda iri hejuru ihamye yo kugira ngo bakomeze berekane ndetse bakomeze banashyire hamwe icyo twakwita ka gahunda y'uyu munsi yo kwita amazina abana b'ingagi, n'ubundi nk'uko byari byagaragajwe, nk'uko bari bakomeje kugenda babigaragaza n'ubundi muri rusange. Rero Madamu Jeannette Kagame yifatanyije n'abanyarwanda ibihumbi ndetse n'inshuti z'u Rwanda mu birori byo kwita izina ku nshuro ya 20 byabereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ubwo ni mu karere ka Musanze ahaherereye mu Kinigi, aho ibihumbi by'abaturage baturutse mu karere ka Musanze no hirya no hino mu gihugu bawukereye mu birori byo kwita izina abana b'ingagi. Abana ari ibirori bibaye bigiye kuba ku nshuro ya 20. Ibi birori byabereye mu Kinigi mu karere ka Musanze. Abana b'ingagi 40 bo mu miryango 15 nibo biswe amazina kuri iyi nshuro ya 20, n'ubundi nk'uko bakomeje kugenda bigaragaza, bakomeza kugenda berekana uburyo uyu munsi wa none ari icyo twakwita nk'aho ni nk'icyo twakwita nk'ikintu kiri hejuru mbese kinashimishije n'ubundi muri rusange. Rero kwita izina ni ibirori bikomeye mu Rwanda ndetse byamaze kogera ku isi, dore ko bitumirwamo ibyamamare ku rwego rw'isi nabo bakita izina abana b'ingagi zo mu Rwanda. Uyu mwaka urutonde rw'abise amazina abana b'ingagi rugaragaraho ibyamamare mpuzamahanga nka Yemi Alade, umuhanzi w'icyamamare wo muri Nigeria wigeze guhatanira Grammy Award. Mbese ubwo ni ibijyanye n'ibihembo bari bakomeje kugenda bagaragaza, n'ubundi bakomeza kugenda berekana uburyo ibyo byose bigomba gukorwa n'uburyo bagomba kubigaragaza. Uyu munsi wa none rero ibikomeza gukorwa ni byinshi, ibikomeza kugaragazwa ni byinshi, aho Red Opener wa Red Jules Opener Foundation ishora imari mu bikorwa bigamije iterambere rirambye n'imibereho myiza, nawe ari kuri uru rutonde. Sang Hayup Kim, umuyobozi mukuru w'ikigo mpuzamahanga Global Green Growth Institute gishingiye ibikorwa bigamije gushakira ibisubizo ubukungu burambye harengerwa ibidukikije, nawe ari mu bazita ingagi ndetse ari mu bari gukora iki gikorwa cy'uyu munsi wa none. Urumva ko twagerwa bamwe mu bantu bakomeye hano ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika. Urumva ko rwose ari ibihe bishimishije, mbese ari ibihe byiza cyane ku banyarwanda ndetse n'abari gukurikirana bya hafi iyi gahunda, n'ubundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga kuva mu gitondo kugeza aya masaha. Rwose ni ibintu ubona ko bikomeje kugenda bishimisha abantu, mbese bikomeje kugenda byerekanwa hirya no hino mu bijyanye na gahunda zikomeza kugenda zishimisha abantu n'ubundi muri rusange nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Camille Lebero, umuyobozi mukuru wa
Ecoplanet Bambo, ikigo gikora mu bijyanye no kurengera amashyamba, nawe ni umushyitsi uzita izina kuri uyu wa gatanu. David C. Marriott ni umuyobozi mukuru wa Marriott International, imwe muri sosiyete zikomeye z'amahoteli ku isi. Komeza kugenda usanga nawe ari muri ibi birori, mbese anagaragaramo cyane mu myanya y'imbere mu bijyanye n'izi gahunda zose, nk'uko n'ubundi bakomeza kugenda babigaragaza, bakomeza kugenda berekana uburyo ibi byose biri gukorwamo, bakomeza kugenda banagaragaza uburyo biri kugenda bigaragaramo n'ubundi muri rusange, bakomeza kugenda berekana byinshi cyane muri rusange. Rwose bakomeje kugenda bagaragaza zimwe mu ntego zinahari kugira ngo indi myaka iri kuza noneho bizajye biba nkaho byisumbuyeho, wenda bibe byanafatirwa uduce runaka wenda nk'uko n'ubundi uyu munsi wa none bikorwamo, kuko bakomeza kugenda babigaragaza. Rero ibyo byose urakomeza kugenda usanga biri gukorwa ndetse bikanakorwa muri gahunda za leta n'ubundi, nk'uko bari gukomeza kugenda babyerekana, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo ibyo ngibyo rwose ari imwe mu mico, ndetse ari nk'icyo twakwita nk'umuco wa buri munyarwanda wese. Ubwo ni ibijyanye no kwita izina, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo ibi ngibi byose biri muri gahunda za leta, ndetse biri no muri gahunda zikomeje kugenda zishyirwa imbere, cyane cyane mu bijyanye no kwagura ubukungu bw'igihugu, mu bijyanye no gushyiraho iterambere rirambye, mu bijyanye no gukomeza kuzamura byinshi cyane tubona uyu munsi wa none. Urakomeza kugenda wisangamo nawe, kubera ko uri umunyarwanda, uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ariko ukurikirana abanyarwanda bya hafi, wenda uri n'inshuti y'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose birakorwa uyu munsi wa none, mbese bikanakorwa bafite icyo bagamije, bafite kuzamura ndetse no kwagura byinshi tubona uyu munsi wa none. Ugasanga rero nibwo igihugu rero kigiye cyajya hejuru, nibwo igihugu kigiye cyaba upgrade mu bijyanye n'iyo mirimo yose. Ugasanga birakomeza bigakorwa, bigakomeza bikanazamurwa, bigakomeza bikanashyirwa no mu ntera zose dufite uyu munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero aha tugeze, cyangwa se tugereye mu cyegeranyo cyacu, wenda ubaye utarakanda subscribe wayikanda, haba hari n'igitekerezo uduhereza ugashyira hasi muri comment, warangiza ugakanda like ya video uri kureba, kuko nacyo ni igisubizo, ndetse no kugaragaza kuzamura ndetse no gushyiraho kimwe mu gikorwa twakita kw'icyo kwagura ndetse no kuzamura ibyo dufata uyu munsi wa none, tukabizamura ndetse tukabishyira muri gahunda za leta duhabwa n'ubundi uyu munsi wa none. Rero iki gikorwa cyo kwita abana b'ingagi amazina cyitabiriwe n'abantu benshi cyane bakomeye, cyitabiriwe n'ingeri nyinshi cyane hano ku isi, aho bakomeje kugenda usanga yaba mu bijyanye na football, yaba mu bijyanye n'uburezi, yaba mu bijyanye na sosiyete y'uyu munsi wa none dufite ku isi. Wakomeje kugenda usanga higanjemo abantu benshi cyane, hakomeza kugenda hanagaragaramo abantu benshi cyane hano bundi muri rusange, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Susan China, umuyobozi wungirije wa Wildlife Conservation sosiyete, rumwe mu nzego zikomeye mu kurengera inyamaswa ku isi, nawe ari kuri uru rutonde rw'abari buze kuba bakita izi ngagi amazina. Xavier Pastore wahoze ari myugariro w'ikipe ya Paris Saint-Germain, akaba yaramamaye cyane mu mupira w'amaguru. Matteo Flamini wahoze akinira Arsenal n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, n'abandi batandukanye. Abo bose uraza gusanga bitabiriye iki gikorwa, mbese usanga bari muri iki gikorwa, nk'uko n'ubundi byakomeje kugenda bigaragazwa, bakomeza kugenda berekana uburyo ibi byose bigomba gukorwamo. Ndetse hari n'amaspeech amwe n'amwe yatanzwe n'abantu bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, andi yagiye atangwa n'abakomeye ariko baturutse hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ubwo ni inshuti z'igihugu cy'u Rwanda. Mwagiye munabona amafoto ku mascreen yanyu, mukomeza kugenda mugaragarizwa byinshi bijyanye n'izi gahunda zose. Urumva ko rwose
ibiri gukorwa urumva rwose n'ibiri kugenda bigerwaho ari gahunda zo kugira ngo bakomeze bazamure ndetse bakomeze banagure ibyo ngibyo mu biri gukorwa, cyane cyane ko n'ubundi uri buze kugenda usobanukirwa ukomeza kugenda ugaragarizwa byinshi, ubona bamwe na bamwe mu baje kwifatanya natwe hano mu gihugu cy'u Rwanda bari imbere, mbese bakatajwe imbere mu bijyanye n'izi gahunda z'uyu munsi wa none, cyane cyane ko abanyamusanze ubwo n'abaturage b'i Musanze bishimye cyane, bazindutse ari benshi, mbese n'abagiye baturuka mu tundi turere ubwo ni mu duce twa hano mu gihugu cy'u Rwanda, bose ukomeza kugenda usanga bari imbere ndetse barangajwe imbere n'iyi gahunda n'ubundi nk'uko biri gukorwa muri aka kanya. Rero umuhango wo kwita izina ku nshuro ya 20 witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye barimo Madamu Jeannette Kagame, Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dominique Habimana n'abandi benshi cyane batandukanye. Abitabiriye abasurikijwe n'abahanzi barimo Bruce Melody, Lil Kivumbi, King na Chris Easy ndetse n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Ukomeza kugenda ubona ko ari ibintu biri hejuru, mbese byamaze gufata indi ntera, byamaze kuba byashyirwaho akadomo kugira ngo wenda bikomeze bikorwe, bikomeze binashyirwe mu cyo twakwita nk'intego uyu munsi wa none ihari, dore ko bakomeje kugenda bagaragaza kimwe mu gikorwa kiri hejuru, kimwe mu gikorwa cyagiye kinerekana. Wenda murakomeza kugenda munabona amafoto hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, amafoto ya Madamu Jeannette Kagame mu birori byo kwita izina n'ubundi, aho yakomeje kugenda yishimana n'abitabiriye bino birori. Akanyamuneza ni kose kubitabiriye ibirori byo kwita izina, ukomeza kugenda usanga rwose hano Ikinigi mu karere ka Musanze ibintu ari uburyohe, mbese ibintu binameze neza rwose. N'abari kubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane mwe tubanye muri iki cyegeranyo cyacu, cyangwa se abandi bari kubikurikirana hirya no hino ku zindi mbuga nkoranyambaga, rwose ukomeza kugenda ubona ko mu maso y'abanyarwanda ndetse no muri gahunda z'abanyarwanda hari ikigaragaramo cyiza, hari icyo abanyarwanda mbese babona bakacyita nk'ikintu cyiza kiri hanze ubu ngubu. Ari nibyo dukomeza kugenda dusakaza ku isi, dukomeza kugenda dusakaza byiza cyane mu byitezwe n'ubundi uyu munsi wa none, mu bikomeza kugenda bigaragazwa uyu munsi wa none, ugakomeza kugenda usanga rwose ari ikintu kidasanzwe, ari ikintu kiri hejuru cyane muri rusange hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero wowe twabanye muri iki cyegeranyo, cyangwa se wowe turi kumwe muri iki cyegeranyo, ahari nakubwira ko uyu ari wo musozo w'icyegeranyo twari twabateguriye. Ngusaba gukanda subscribe wenda kugira ngo tujye dukomeza tubane muri byinshi cyane bya buri munsi. Nkomeza kugenda nanashimira abantu bamaze gukanda subscribe, kubera ko ni kimwe mu gitangaza, ni kimwe mu gikorwa cyiza bakoze kugira ngo bakomeze bubake umuryango mugari wa Road Entertainment, kugira ngo bakomeze bajye banabana natwe muri byinshi cyane. Rero tutagiye kure, tutagiye mu byo gutinda cyane, dore uko ibyamamare byise abana b'ingagi amazina n'uburyo bagiye bayita. Ariko bibaye byiza twaza mu kandi kanya tubishyira mu cyegeranyo tugiye kubakorera, cyane cyane ko dukomeza kugenda tubahereza byinshi cyane. Ariko ndaje mu kandi kanya tuganire ku bijyanye n'abise abana b'ingagi amazina, uko bagiye bayita amazina, uko bagiye babikora. Ibyo byose ndaje mu kandi kanya tubirebere hamwe, turebe bimeze gutya na gutya, byagenze gutya na gutya, byose tubishyire hamwe. Icyo ndibuze gusaba ni gukanda subscribe, ahandi komeza umererwe neza. Ndaje dukomeze n'ibindi byinshi cyane mu kandi kanya.